So indirimbo yitwa ibigeragezo sikarande kandi sinumurage kubaho nabi sikarande kandi sinumurage so umugabane wagabanye ng'ibyago bikokame niko yaririmbye uyu mugabo abo ngo burya Imana igira impuhwe ayo warize wayahozwa. Reka manze nawe mwakire turi kumwe live ubu aya masaha. Mwaramutse neza cyane Theo. Waramutse makuru. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Mukomere kandi. Murakoze cyane turakomeye. So ngira ngo abantu badukurikiranye ngize amahirwe yo kuba tuvuganye muri iki gitondo muri aya masaha muri uyu mwanya. Nagira ngo abantu badukurikiye sinzi ntago nzi ndiri muri bubanze kuririmba uraza kubyihanganira ndabizi ko abantu barakuzi baragukurikira cyane ariko aho waba uri nimba biri bugukundire uraza kunyemerera gato tuzamukane turirimba gace. Iyi ndirimbo nahisemo ni iyi ndirimbo abantu barayizi kera cyane ugitangira kuririmba kugeza uyu munsi. Iri mu ndirimbo nziza cyane zikundwa cyane abantu benshi bakunda. Ndaza kubaha umwanya wenda abantu baza kuduhamagara ariko nimba bigukundira ukaturirimbiraho ntacyo bitwaye. Ndatekereza kuririmba se ko cyane katari kuririmba yose ntabwo byananira. Ikindi ubinsabye ngomba kubikora kuko wabona hari n'abandi baba babishakaga batari babonye ko babivuga. Wow. Hanyuma iyo ndirimbo iri mu ndirimbo natangiriyeho na alubumu ya kabiri ariko nazikoze mu mwaka umwe. Nazikoze mu gihe kitangana n'umwaka. Reka mbanze rero nyiririmbeho. Yego. Habamo igitero kivuga ngo hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Yes, ngira ngo abantu bari kuyumva indirimbo nziza cyane. Theo umaze iminsi itandukanye ngira ngo wenda urajya mu bihugu bitandukanye. Maze iminsi ndi gukurikirana maze iminsi ndi gukurikirana ko wari muri za Uganda n'ahandi. Amakuru yawe kubijyanye n'ubuhanzi bimeze bite? Ibishya ufite muri iyi minsi Imana iri kugukoresha cyane cyane mu murimo w'Imana. Ngira ngo ubu tuvugana mufite akayi gaseke k'iminsi gashyashya. Ibintu birahari cyane ndetse ngira abantu cyane abakunda umuziki wanjye ko n'ubu turi kuvugana. Ndajya mu materaniro nyuma ya saa sita kuko muziki insengero aho zafunzwe hariho abaterana mu gitondo abandi nimugoroba bagahana umwanya mu rusengero ruba rufunguye. Ariko njyewe ndaza kujya gusenga nyuma ya saa sita ahantu mu Bugesera bita ku Gahembe muri Miyura ifu niho mfite ubutumire hari konseri. Muri iki gitondo rero nabanje kubyuka njya muri siporo ho gakeya kugira ngo abantu barabizi ko iki cyumweru tuba kirimo siporo. Mvuyeyo ubu twagiye gushutinga indirimbo nshyashya nakoze. Wow. Nshaka ko abantu bategerezanya amatsiko kuko izasohokana na video. Ikaba ari indirimbo ivuga ku bintu bijyanye na Afurika nyine ubwo warumva iby'ubuhanzi. Ikaba ari indirimbo ivuga ibintu bifite aho bihuriye n'uyu mugabane wacu wa Afurika. Navuga ngo harimo nko kusabira kugira amahoro, kutaba mu bibazo nk'uko biza Afurika igira ibibazo nyine. Iyo ni indirimbo navuga ngo abantu bayitegereze. Ni indirimbo ivuga ibyo bintu bijyanye na Afurika, imibabaro y'ababamo bamwe na bamwe ibintu nk'ibyo. Hanyuma ikindi hari hashize ibyumweru bitatu nshyize indi ndirimbo hanze yitwa ngo se murihe, nayo ifite video ikagira ifite audio na video nyine nayo iri kuri channel yanjye. Ese kitaramara ukwezi. Ibijyanye n'umuziki ni ibyo. No mfite n'izindi ndirimbo ziri muri studio ntari nashobora. Ariko uyu mwaka uri mu myaka nyine nzagerageza gukora indirimbo. Nari maze igihe ntakora usibye ko nabitangiye nka projet mitangira ibizazane haziramo utubazo tw'umudamu ariko ndabona nabwo Imana ikomeza kumfasha.
So Theo ngira ngo wenda ku by'indirimbo abantu bashobora no kujya kuri channel yawe ivuge byihuse kugira ngo tugaruke nanone turaganira ku kindi kijyanye n'amakuru tunamenye Madame ameze ate umaze iminsi Madame yararwaye mu rwego bigoye cyane ariko channel yawe yigarukeho. Channel yanjye yitwa Theo bose babireba official. Yes. Iyo udashyizeho official ubona indirimbo zanditseho Theo bose babireba ariko ziri ku yandi macano atarayanjye. Hanyuma icyo gihe rero iyo uyirebye cyangwa nyine ntabwo ari njyewe ubuteje imbere wowe wundi kandi barazifite benshi. Iyo wanditse kugira ngo umbone neza wandika Theo bose babireba official cyangwa se officiel. Yeah. Ngira ngo nanjye iyo ngiyo niho wasanga izo ndirimbo nshya. N'iyi ngiyi ntabwo bizagera ku wa kane itararangira. Yego. Niyo munsi twihaye muri weekend bazayumva. Ivuga ibintu byinshi banayigirira amatsiko kuko ni indirimbo wumva imeze nk'iy'ubuzima busanzwe. Ariko nanone Imana nyigarukaho ariko nkayigarukaho mu buryo bumeze nko kuba nayibaza nuko nyine Imana ntacyo mwavugana kirenze. Uburyo ndirimbo imeze abantu batera amatsiko kuko ifite ibintu abantu batakeka ko nawe nanatekereza. So ngira ngo rero urakoze cyane ariko tugaruke ku bijyanye nuko umaze iminsi Madame arwaye uburyo yarwayemo byagiye bigarukaho cyane cyane mu bitangazamakuru ariko noneho uyu munsi twagira ngo duhe ishusho Madame ameze ate nyuma y'uburwayi ubu buzima buhagaze bute mumeze mute twagira ngo tujye kuri iyo etape hari n'amakuru yagiye avugwa mu minsi yashize mwaje kugenda munyomoza nayo uyagarukeho kuko buri harakuna abantu bakora ibintu ariko rimwe na rimwe badatekereje agaciro k'ibyo barimo bakora n'ibyo bangiriza nabyo tugaruke ubundi uyu munsi Madame ameze ati. Mbere yuko nsubiza ikijyanye n'uko Madame ameze hari ukuntu mvugishije ngira ngo network isa naho umuhungu habo arakuvuze ngo ibintu byagiye bivugwa. Yego ntabwo nari nkumvishe neza. Yes nari nkubajije nti ubu tuvugana iminsi ishize Madame yararwaye mujya mu bitaro arembye cyane ubu buzima buhagaze bute unaduhe n'inkuru nyayo y'ukuri kuko hari amakuru yagiye ashyirwa hanze abantu bandika ariko bitari official. Urakoze cyane bo ikintu kijyanye na Madamu ni ikintu navuga ngo ni ikintu kiremereye cyane. Ukurikije ukuntu mvuga ukumva nkomeye ukumva mfite icyizere nuko ari ibintu bifitanye isano no kuba umuntu yizera Imana. Ubundi Madamu arwaye indwara ikomeye cyane ngira ngo narabivuze muri social media ariko hari abantu batabyumvishe cyangwa se batabyumvishe neza cyangwa se babyumvishe nabisubiramo. Madamu yarwaye impyiko zose birangirika hanyuma agiye kumara amezi 5 arwaye. Amezi 2 ya mbere ukwa 11 n'ukwa 12 yayamaze tutaramenya indwara bya nyabyo ariko arwara aremba tujya mu bitaro twageze Rwinkwavu kujya mu bitaro bya za Kacyiru Kigali biguma kunanirana ariko aho bimenyekaniye ubu twari tumaze ukwezi kurenga n'igice tubi Rwamagana mu bitaro. Ni ukuvuga ngo ubuzima bayeho kuko impyiko ze zose zidakora aba ku cyo bita dialyse. Dialyse rero nubwo ari ururimi rw'ikizungu cyangwa rw'urundi rutari ikinyarwanda urumva dialyse ni ikinyarwanda ariko ni imashini iyungurura amaraso bagucomekaho hanyuma amaraso akayungururwa n'imashini bigakorwa mu cyimbo cy'uko impyiko zakabikoze. Hanyuma rero impamvu navuze ngo birakaze cyane nuko bihenze. Ubwishingizi dufite twebwe dukoresha mituweli de sante nk'umuryango kandi ntabwo mituweli byishingira ni ibintu rero nishyura muri prive 100%. Rero kugira ngo abeho bisaba ko nibura dusiba rimwe akajyayo nimba tugiye ku wa mbere tugasiba ku wa kabiri tukajyayo ku wa gatatu tugasiba ku wa kane tukajyayo ku wa gatanu tugasiba ku wa gatanu tukajyayo ku wa gatandatu. Ni kugenda usiba umunsi umwe ni ukuvuga ngo uwo munsi umwe atabonetse hatabonye uburyo bwo kujyayo ahita abyimba ibirenge akabyimba mu maso akananirwa guhumeka kuko ngo amazi cyangwa imyanda iva mu mubiri iba yatangiye kujya mu bihaha bikamera nabi cyane.
ubwo rero nubwo buzima tubayemo uko ngiyeyo biba binsaba kugenda nitwaje 100,000 by'amanyarwanda hatarimo transport. My God. Noneho ubwo bibazo ngo mu cyumweru mba nsabwa amafaranga atari munsi y'100,000. Noneho no kuba arwaye ameze gutyo bituma nta kintu nkora cyane, ntabwo nshobora kubona nk'ibiterane byakora ngo mbijyemo no gukorera hafi naho rero hasigaye hameze nk'aho hadahari kubera ko insengero nyinshi zarafunze, ibitaramo barabihagarika, n'abafite insengero bari kuzivugura ngo bigene nk'uko ubuyobozi bwabisaba. Yego. Navuga ngo rero twese mukwinyoroheye ubwo kuva mu kwa mbere ku itariki 2 bonane yarayibaye kugera uyu munsi tubayeho muri ubwo buzima budahinduka. Niyo ngo nukujya kuri iyo mashini kugira ngo abeho. Kunuba ngo iyi minsi yose itambutse kugeza uyu munsi nibwo buzima abayemo. No gukomeza niko bizakomeza, cyokoza bavuze ko tubonye umuntu umuha impyiko hanyuma bigakorwa bakamuha impyiko, ibyo byahagarara nyine agasubirana ubuzima. Impyiko rero yarabonetse ariko nabyo ni urugendo rurerure ku buryo navuga ngo ntabwo binyoroheje, kuko ni urugendo kumukorera ibizamini nawe kuko bidakorana na mituweli ari pirive. Nabyo badukabye amafaranga numva ngize ubwoba. Impyiko isabwa ni imwe n'ebyiri? Ni imwe. Niyibura? Imwe, iyo umuntu afite umwe ngikora nk'ebyiri ni ibisanzwe, ngo buriya hari n'abantu benshi bagenda bazi ko bafite ebyiri ariko bakoresha imwe, indi wenda ifite ikibazo ariko utabizi. Kuko ari ibintu biba biragoye, nirwa muri ibyo dushaka ubuvuzi impyiko tumujyana kwa muganga nawe. Ikizami cya mbere bamukoreye ahambere i Kanombe twatanze amafaranga arenga 400,000 by'u Rwanda. Kuko ni ukwishyura 100% nta bwishingizi. Kandi ubwo bizakomeza tujye na Faisal niba duha transferi bamaze kubona ibisubizo bibaye bizima. Ni ukuvuga ngo rero ni mpaka abonye impyiko cyangwa bikazagera mu kwa 7 kuko leta y'u Rwanda yavuze yuko Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko ibyo bintu bizatangira gukorwa ku buryo bwa mituweli, ariko urumva nzaba narahazahariye. Ariko ndi gusenga Imana imfashe nzakomeze kubona uburyo namugezayo nibura bikatworohera kuri mituweli, ariko urumva n'ibyo mu kwa 7 ubu turi mu kwa 3 harabura amezi navuga ngo hafi 3 cyangwa 4 nuko bimeze. Ubwo rero nubwo buzima bundi turimo n'umuryango, dufite umuryango navuga ngo mugari, dufite abana biga, abana bagera kuri 7 bose biga bari mu ishuri, nabo bakenera minerivare ninjye bireba. Ntabwo byoroshye. Yo tubongira ngo birumvikana ko biragoye, biranagoye cyane bitewe n'ubuzima cyangwa se impinduka z'ubwo buzima ku burwayi bwa madame, ariko ngira ngo no gukomeza no kwihangana, icyo ni iki umuntu yavuga cyane. Icyo ngicyo udafite kwihangana byakugora, ngira ngo ku bantu babyumva wenda navuga ngo umuntu abyumva ukabyishyiraho ugasanga mu kwezi ushobora kuba ubazwa miliyoni, bakaba muri 1,600,000. Mana yo mu ijuru. Akaba ari amafaranga ugomba kuba ufite kashi, atari kuvuga ngo wenda ngo hari uwo yakuzayamusubiza, urumva ntabwo wabikora. Ni ibintu rero bya noneho hari ubundi buryo n'imiti akoresha igabanya umuvuduko, ngo ituma bimwe ntabyo mba nzi nanjye, ngo ikomeza amagufwa, bambwira ibintu anywa ibinini ku buryo imbere y'ubugira ngo aracuruza n'iduka. Harimo n'ibimunanira, bimwe bikamunanira akamukorwa, tubaho nabi cyane mu bundi buryo bw'uburwayi, ariko warahari ndetse kuva aho yagiriye kuri dialyse yarorohewe, ntabwo bimeze nka kera. Yavuye no kwa muganga ubu turi mu rugo. Ni ukuvuga ngo kwa muganga musubirayo bitewe n'uburyo babahaye randevu? Oya, kwa muganga kujya kuri kwa muganga randevu tujyayo buri wa 3 i Kanombe kuva twava Rwamagana. Buri wa 3? Ariko kuri dialyse naho ni kwa muganga kandi, ariko ubwo ni ibitaro bibiri n'ahantu hari. Kuri dialyse rero ho dukoresha ni ugusiba rimwe ukajyayo, ugasiba rimwe ukajyayo, ugasiba rimwe ukajyayo. Ibyo nta randevu, ni ukubyuka ugenda ukagaruka nimugoroba kuko amara amasaha 5 iyo mashini yungurura amaraso.
abantu benshi barabizi diyarize bamaze kuyimenya ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari umudogiteri umwe twaganiriye nyine mubwiye ko niyishyuriye 100% arambwira ati ubwo ntabwo uzasara. Ndamubwira ni kubera Imana numva ntazasara niyo mbusara n'ubu mba naramaze gusara. Ariko no kugira ngo wumve uburemere bifite nimba umuntu akubwira ati nimba nta bwishingizi uzabishobora koko. Bamwe bakanira ubwoba ngo bizansenyera wenda ngurishe n'ibyo ntunze. Bambwira ibintu byinshi. Hari n'umuntu hari igihe umuntu avuga ibintu ataramutse kuvuga ari umupasiteri sindi bumuvuga izina nabibwiye mubwiye ko umudamu ambwiye ubwo yari atari yanajya kuri diyarize ariko baramaze kumenya ko ari impyiko yarwaye. Uwo mupasiteri ahita ambwira amagambo anshintege. Ikintu cyambabaje nuko nyine yari umupasiteri arambwira ngo itegure gupfakara vuba cyane, ariko kuva yabimbwira ahubwo mbona niteguye ko umugore wanjye azakira kuko ari kugenda bigenda neza. Tubonye ubwo buryo bwo kubikora akaba yarabonye umuhimpyiko ku buntu cyane ko ngo zitagurwa ariko kubona uyiguha nicyo kibazo. So ngira ngo ndumva bigoye mbere ko wenda tujya mu bindi byinshi. Hari abantu badukurikiranye, hari abatwumva, abakurikiranye mu buryo bwagutse cyane. Nagira ngo Theo rwose ntaragira ibindi bintu njyamo, abantu badukurikiye buri muntu wese afate aho yandike nimero yawe ashobora gucisha biramutse bikunze. Ushobora kumva hari ikintu yakora mu rwego rwo kugushyigikira, kurumva biragusaba imbaraga nyinshi cyane, akaba yagira icyo akora, yandike nimero yawe nimba wayiduha kugira ngo abantu badukurikiye yaba uko byaba bimeze kose. Ndibuka ubushize hari umubyeyi umwe nubwo wenda yitabye Imana mu minsi yashize, yaragize ikibazo cya kanseri hano ku gice cyo hepfo y'umukondo. Ni umumama ariko ndashimira Imana icyo gihe abantu baritanze bamuba hafi live kuri radio baradufasha. Na n'uyu munsi rero ubwo bushobozi bwose uko bwagiye buboneka byagiye bitanga umusaruro. Uyu munsi nanone biranashoboka ko hari icyo abantu bakora, ugatanga nimero yawe ya telefone muri aya masaha, umuntu ukurikiye akayandika nibura hari icyo uri bukore, nubwo yaba amafaranga 500 igihumbi, ariko ayo yakugeraho akagenda yiyongeranya. Uwabona na menshi arenzeho ni umugisha, gukorera umugisha ku Mana. Nimero yawe yihari. Murakoze cyane. Hari akajambo uvuze numva navuga ngo reka mbisubiremo neza kuruta uko bivuga. Uravuze ngo nimba nabibemerera. Ntabwo ibyo bintu ari ibintu nakanga kwemera, ahubwo navuga ngo waba ari umugisha ngize muri iki kiganiro, kubera ko nakubwiye ngo n'ubu ngubu tuvugana kuba bigikorwa ibyo bintu byose nuko hari abantu bagiye bagira icyo bakora. Nanabashimira, hari igihe umuntu yaba adukurikiye nkora yize hari n'icyo yakoze. Abantu rwose bagerageje kumfasha. Hariho umuntu ubibona kuri YouTube akaguhamagara ati jewe ndakwishyurira igice cy'umunsi atuzashaka andi wongereho. Hari ukubwira ati ndakugurira imbuto. Navuga ngo n'ubundi byakozwe n'abantu banini, kuko kuri jewe nari kuba naramaze kunanirwa. Urumva ni byinshi cyane. Rero n'abatsindiye nimero umuntu yashyiraho ubufasha yumvishe ari ngombwa, kandi ndabizi ko hari abantu bagira umutima wo gufasha no gushyigikira no gukorera umugisha babizi. Nimero yanjye ni 0782 62 69 78. kugira ngo abantu barayumvishe cyangwa nayisubiramo. Isubiremo nibyo byiza. Ni 0782 62 69 78. Ikaba ariyo nimero inyuraho inkunga. Ikindi ni nayo wanyandikiraho ukoresha WhatsApp ushaka kumpamagara kumvugisha kunsobanuza. Niyo nimero nkoresha cyane mu buryo busanzwe. Izana amazina yitwa Uwiringiyimana Theogene. Abantu bazagira icyo bakora n'abari bugira icyo bakora, kuko ni urugamba nyine ni ugufatanya kugira ngo wenda turamire ubuzima bw'uyu mubyeyi. Kandi nizera ko bizagenda neza. Oya, bizagenda neza, humura, nta kidashoboka, ibintu byose birashoboka. Kandi ukomeze kwihangana, kuko ubwo urwo ni urugamba umuntu agomba kurwana narwo akarutsinda byanga bikunda. Nta kintu na kimwe kidashoboka. Tukwihanganisha cyane Theo, ngira ngo wenda
abantu benshi cyane bari buze kunyandikira ubutumwa baza kumpamagara bajye ku murongo usanzwe baragenda banyandikiraho ubutumwa bashaka kumpamagara mu mpamagare kuri 07 mu gihe Theo akiri ku murongo mbaye nshyizeho imirongo mu mpamagare yaba nimero musanzwe muhamagaraho ya yindi musanzwe muzi ya Airtel maze guhisubizaho hari abantu bari live bari mu rugo mwaba mwumvisha ubuhamya bwa Theo cyangwa se uko Theo wagarutse ku kibazo cyangwa se kuri uburwayi bwa madamu we ubundi mu mpamagare mbanze mbakiro nk'abantu 3-4 ku murongo wa telefone tugende tuganira mbanze baho umwanya. Halo muraho neza? Muravugana na Imana Gadi uraho neza? Wamwumvishe Theo? Ndamwumvishe ibyo bintu birakomeye cyane ko yigeze kuririmbira ahantu bita muri Bifate mu majyaruguru. Yego uri mu murenge wuhe wowe? Ubu sayizi nimukiye mu ntara y'Uburasirazuba mu murenge wa Gahini. Uri Gahini hara hepfo hano mu Kayonza. Yana Kayonza na kwa muganga. Wamwumvishije ko ibibazo yahuye nabyo cyangwa se uburwayi madamu afite nyirango iki ngiki kirasaba ko buri muntu wese abigira mu ruhare. Turamushyigikiye kandi turi muri hafi kabisa turamushyigikiye cyane yumva ko tumushyigikiye. Urakoze cyane reka twakire n'abandi bahamagara muce kuri izo nimero ushaka no kugira icyo mubaze nta kibazo na kimwe za nimero musanzwe muhamagaraho zose ngo halo bisugenda undi uhamagara nahamagare kugira ngo nakire dutse nk'abasozanya na Theo tumuhe tube tumuretse abanza akomezanye na gahunda arimo mayi nakira undi. Halo waramutse? Mwaramutse. Witwa nduri he? Nitwa Kristo Mwiragendi Murambi hagati. Uri Gatsibo Murambi? Nukuri kw'Imana imwebye mana iyi si nuko yubatse ariko kigaragara ugatanze nomero abakunzi inshuti abaturage radiri mu gihugu mu baturage rwagati n'uwaba afite igiceri cy'ijana kugeza kuri miliyoni rwose tugiye kugerageza tubikore kandi Imana izi ko izaduha umugisha. Ndasaba urakoze cyane kabisa. Erega ubuzima bugenda buhinduka uyu munsi niwe ejo ni sawa urakoze cyane bavandi ubwo ufite icyo gukora agikore nimero ye mwayumvishije mu kanya ndaje ndamubwira yongera yisubiremo minota mike ubundi tuhite tugera ku musozo ngira ngo Theo abantu benshi bati komera wihangane. Halo agenda nimero nazishizaho zose ubundi kandi abantu bari mu rugo nawe ushobora kuba uri mu rugo ufite ikibazo runaka cyangwa urwaye ufite ibibazo bikugoye icyo nakubwira ni kimwe kwihangana nibwo bwa mbere nyivuze ngo wasubiramo nimero yawe. Halo Theo warongeye ngo iki? Nari mvuze nti nshingiye ko ndi kubona abantu benshi bari kumpamagara bambwira bati aze gusubiramo niyo nimero tugenda tugera ku musozo wayisubiramo. Urakoze cyane nimero yanjye ni 0788 62 69 hanyuma iyo umuntu agiye koherezaho izana amazina yitwa Uwiringiyimana Theogene nyine nk'amazina yanjye bwite ahita abibona direct rwose niyo ngiyo wenda nawe uraza kuyibasubiriramo ni nayo nkoresha kuri WhatsApp n'ubundi buryo bwose niyo wanyandikira message isanzwe no guhamagara n'ubu batangiye kuyihamagara bamwe nababonye. Okay sawa kiri na hano nanakubwire ko hariho n'umuntu umaze gushyiraho amafaranga wow 4,000 niyo maze kubona bashyizeho. Imana ibaha umugisha bari kubikora Imana ibaha umugisha. Urumva rero ko abantu babyumvishe kandi Imana ibaha umugisha umuntu wese ugira icyo akora. Hari umuntu uvuze ngo ni kiri cy'ijana njyewe n'igihe umuntu yampaye 5 hari n'uwampaye 10. Wow good. Kandi bose nkabashimira usibye ko ngira ngo hari igihe nagize umuntu mbiganiriza dore ninasabye ubufasha bw'ibibazo dufite n'umuntu amecumi umuntu akimeze ngo ubwo muntu ngo ni uko gushinyagurira ngo icumi se ngo ryakumarira iki ariko njyewe naramushimiye kuko abantu 10 bose baguhaye 10 yababaye 100 kandi ugiye kugura ikintu 100 riburaho ntago bakiguha. Urumva rero buri muntu nuko ashoboye iyo nkunga ibihagije kandi iyo umuntu abikoze ikintu akoze icyo ari cyo cyose ikivuye ku mutima w'umuntu nicyo kigenda ntago hagenda ibivuye mu maboko gutya gusa ikiri ku mutima. Yes n'uwo mutima wo kubitekereza agafata uwo mwanya ni ikintu akwiye gushimirwa umuntu ubikoze. Tabongera ngo wenda urambabarira iyi ndirimbo yitwa Ntuzapfa gupfa.
izi ni indirimbo za kera zikunzwe cyane mu ndirimbo zawe zagiye zinakundwa mu buryo bwagutse n'ubu zikundwa uyumva ayumvamo uburyo bwihariye. Iyi ndirimbo yawe iravuga ngo erega ntabwo uzapfa gupfa, urupfu ntabwo rwabuze abo rwica, ikindi kandi ntabwo turufitiye ideni, igihe nikigera uzataha cyangwa buri muntu atahe. Iyi ndirimbo wambabarira ukaturirimbiraho kuri iyi ndirimbo ubundi tukagera ku musozo nimba byadukundira twajyana. kimwe buri ahantu ndi meze nkaho nabona umwanya wo byangoye nakoze uko nshoboye, ariko wenda ikintu nzi neza muri iyo ndirimbo nuko harimo akantu kavuga ngo erega n'abajya wita inshuti uzabamenya wageze mu makuba, kandi barya bakuvumira ku gahera utabareba Imana izaguhinduriramo imigisha. Urupfu ntabwo rwabuze abo rwica, ikindi ntabwo rufitiye ideni, igihe kizagera nawe utahe usange sogokuruza abura ahamu. Kuwitisha inkuba zitagira amazi, amaso yabaza ahera mu kirere. Urupfu ntabwo rwabuze abo rwica. Sawa, arakoze cyane Uwiringiyimana Theogene, Theo bose babireba. Theo ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya, abantu badukurikiranye ndabararikira mu minsi mike cyane binakunze iki cyumweru gikurikira cyangwa ikizakurikiraho tuzaba turi kumwe live hagati y'amatariki ari imbere hano, nzababimenyesha mbibabwira hakiri kare ku buryo tuzaba turi kumwe live hano muri studio mu kiganiro ya Wesharom. Nyirango reka ngushimire cyane ko wemeye ko tuganira. Urakoze cyane, nanjye ndabashimiye ko mwaduha iki kiganiro mukanatwemerera ko dukora ubuvugizi bw'uyu muntu urwaye. Rwose Imana ibaha umugisha n'abari bateze radiyo amatwi. Kandi ndagushimiye cyane, twifuriza kandi amahoro y'Imana bane nawe mu byo mukora byose. Imana ikomeze bashyigikire, kandi mu madamu mubwire uti komera, Imana iri kumwe nawe. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Niyo mpamvu bakwibeshaho cyane, icyakora Imana itababarire, kuko ibyo bavuga ntabwo babizi. Ese ubundi bakuvuga bakuzi hehe? Ko bapfa kubyitereramo cyane. Aravuga ngo bapfa kubyitereramo cyane, ntabwo bazi icyo Imana yakuvuzeho. Niyo mpamvu bakwibeshyaho cyane. Bani wazi ko afitemo amavuta abavandimwe. Iyi ndirimbo ibagera ku mutima abavandimwe, mwe mudukurikiye ku buryo bwagutse cyane. Ndabashimiye cyane aho muri hirya batandukanye. N'indirimbo ivuga ngo ntabwo uzapfa gupfa. Iyi ndirimbo aha hantu harimo amagambo meza cyane ashobora kugukomeza umutima. Komera wigira ubwoba. N'Uwiringiyimana Theogene, Theo bose babireba mu ndirimbo nziza cyane. Ese ubundi bakuvuga bakuzi he? Aravuga ngo bakuvuga bakuzi he? Ko bapfa kubyitereramo cyane. Ntabwo bazi icyo Imana iteganya imbere. Niyo mpamvu bakwibeshyaho cyane. Cyakora Imana ibababarire, kuko ibyo bavuga ntago babizi. Ese ubundi bakuvuga bakuzi he? Ko bapfa kubyitereramo cyane. Ntabwo bazi icyo Imana nta n'umuntu n'umwe uzi icyo Imana yakuvuzeho. Niyo mpamvu bakwibeshyaho cyane. Cyakora Imana ibababarire, kuko ibyo bavuga ntago babizi. Indirimbo nziza cyane. Ikindi ntabwo ufitiye ideni, igihe kizagera nawe utahe usanga sogokuruza. Umva, urupfu ntabwo rwabuze abo rwica, ikindi ntabwo ufitiye ideni, igihe kizagera nawe utahe usange sogokuruza abura amu.
ndiribaza cyane indirimbo ibagere ku mutima aho waba uri mu rugo, aho waba uri mu kazi, aho waba uri mu nzira ugenda mu buzima bwawe bwa buri munsi. Komera wigira ubwoba, Imana iri kumwe nawe. erega nabarya wita inshuti Zabamenya wageze mu makuba, nabarya bakubwira amahoro, mu mitima yabo ntayarimo, mu mitima yabo ntayarimo, kandi barya bakuvumira ku gahera akado utabareba Imana izaguhindurira mu mugisha. no kuri kabisa. erega nabarya wita inshuti, Barya wita inshuti, uzabamenya wageze mu makuba, kandi barya bakubwira ngo amahoro, hariya bakubwira ngo amahoro, mu mitima yabo ntayarimo, mu mitima yabo ntayarimo, kandi barya bakuvumira ku gahera utabareba Imana izaguhindurira mu mugisha. urupfu ntabwo rwabuza abarwica, ikindi ntabwo rufite igihe kizagera nawe utahe usange sogokuruza mura. urupfu ntabwo rwabuza abarwica, ikindi ntabwo rufite ideni, igihe kizagera nawe utahe ibyo gukenyuka ntabwo bikirimo, usange sogokuruza mura, usange sogokuruza mura. aravuga ngo ibyo gukenyuka ntago bikiriho, kandi koko ntago uzakenyuka, humura Imana iri kumwe nawe. So ndi Jean Chrysostome Habura wakize, aho muri hose mwese mugubwe neza, kandi Imana ikomeze bashyigikire. Indirimbo nziza cyane ya Wiringimana Theogene bose babireba. So ku minota mfite